niyo mpamvu satani wa mbere ufite yaba ururimi rwawe, imana ya mbere ufite yaba ururimi rwawe. Ubundi habaho isi ebyiri, habaho isi y'ibigaragara hakaba n'isi y'ibitagaragara. Isi y'ibitagaragara niyo irema isi y'ibigaragara, byashyizweho n'ururimi. Mu bintu byose bihenze ku isi, ikintu gihenze ni umuntu gusa, kuko umuntu imana byasabye ko yambara bote ikara. Mboneyeho n'umwanya wo kukubwira, wiha agaciro amagambo abantu bakubwira, agaciro ibyo wowe ubwawe uri kwibwira n'ibyo Imana iri kukubwira. Impamvu abana babaswa ku ishuri biterwa no kudakoresha ururimi basubiramo. Noneho nimba avuze umwana ntasubiremo, ubwonko bwe buzinga ubusa, ariko iyo yasubiyemo ubwonko bwe bumubikira ya nyuguti. Atabakundwa, ururimi ni ikaramu yandika ku bwonko. Iyo ukomeza kwatura ubukene, iyo karamu yitwa ururimi ikwandikira ubwo bukene ku bwonko, ukazaba mu ngaruka z'ubwo bukene. Ndashaka kubabwira ko ururimi rwawe niyo ntwaro ufite yagukiza kandi yanagukenesha. Ndetse nubatse urwego ku buryo umpamagaye umbwira ko unshaka, nkubaza ibintu bitatu. Icyambere, ibyo nshakira mbifitemo inyungu. Kabiri, ntibinkomeretsa. Gatatu, urabyizeye neza. Hanyuma y'ubwenge abantu baramvuga, impamvu bamvuga n'eshatu. Iya mbere nuko bantinya, iya kabiri bakunza hondi ngo mpave bahage, iya gatatu barashaka ko twese tuhahomba. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Twongeye kunezezwa n'Imana ishobora byose ko yongeye kuduha aya mahirwe kugira ngo twongere kuganira namwe iby'umwami yashimye. Iyi ni Yesu niwe nzira TV mukurikiye nk'uko bisanzwe. Twababwiye ko tuzajya tubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhagurukije muri iki gihe kugira ngo dukomeze guhembura imitima yanyu, kandi namwe turabizi ko mudukunda mukadukurikira. Imana ibaha umugisha muri uyu mwanya, kandi turashimira mwebwe mudahwema kudukurikira uko bwije n'uko bukeye. Imana ibaha umugisha. Tugize umugisha wo kwakira umukozi w'Imana kuri Yesu niwe nzira TV. Ndagira ngo ntatinze muhe umwanya dusuhuze, atwibwire. Namara kutwibwira turahita tumuha n'ubundi umwanya akomeze atuganiriza n'icyo umwami yashyize ku mutima we. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane kuduha umwanya kuri Yesu niwe nzira TV. Imana ibaha umugisha. Abasuhuje mwese baradukurikiye bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Imana ibaha umugisha. Amazina ni Pasteur Dusengimana Théophile. Nturutse muri Église d'Odier du Nouveau Testament, mpagarariye ururembo rw'umujyi wa Kigali. Imana iduhane umugisha. Amen. Imana iguha umugisha mushumba. Reka tugusabe n'ubundi twihuse dusengera Imana. Numara gusenga dukomeze utubwira icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane, turaguhimbaje, turakunezereye kuko uri byose. Ubereye amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa no kutugushima, nuko nta rindi zina abantu bo mu isi bahawe ryo gukirizwamo atari iryawe. Tugushimiye urukundo wadukunze rwatunyuza mu isi, udushakaho twari twarazimiriye, uduha agakiza. Uyu munsi turimo turamamaza izina ryawe ku isi biturutse mu rukundo wadukunze. Mana ishimwe. Dusabye umugisha umuntu wese ukurikiye Yesu niwe nzira TV, kandi n'ugiye kumva ijambo ryawe. Duhamagaye amaraso ya Kristo kugira ngo abanze atweze, adutunganye, kugira ngo tugabure ibyera twejejwe n'amaraso ya Kristo. Uwo umugisha uri bukurikirira ijambo n'uryaryumva, uwo umugisha uzakora subscribe, uzakora share ndetse agatanga na komenti, kugira ngo byose bifatanyirize hamwe kubaka ubwami bwawe. Ndagushimiye kuko utangiranye natwe kandi ukaza gusozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bakundwa mu mwami Yesu Kristo ashimwe cyane.
nk'uko twatangiye tubibwira turashimira Imana kuba kuri iyi televiziyo kandi tuyisabiye umugisha uruhari ifite runini rwo guhindura imitima y'abantu. Imana ibahe umugisha mwinshi. Hanyuma turi hano ku mpamvu yo kubasangiza ibyanditswe byera. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro. Igice ni icya mbere, turasoma umurongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Haravuze ngo isi yari idafite ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. 3. Imana iravuga iti nihabeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba, uwo ni umunsi wa mbere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakundwa mu mwami, mwebwe abadukurikiye mu bihugu bitandukanye, Imana ishyize ijambo ku mutima wanjye rifite intego ivuga imbaraga zo kwatuza ururimi rwacu. Imbaraga zo kwatuza ururimi rwacu. Ururimi rwawe niyo ntwaro ikomeye ufite ugomba kurwanisha. Mu mateka umuntu wapfuye atavuze ikimugenza ni umugabo witwa Hamani. Hamani igihe yakavuze ikimugenza, umwami yarabajije ngo ninde uri hanze, ati ni Hamani. Umwami aramutungura. Uwo mwami akunze kubaha bamugenzereza bite? Ibyo urabizi, ibyo yarondoye. Birangira atambagije Moridekayi, atahiwe. Nimugoroba telefone biramuhamagaye, imutumira mu nkera we n'umwami Esiteri yateguye. Ngo agere mu nkera, baha Esiteri ijambo. Bamuhaye ijambo, aravuga ati icyo nsaba ni umutwe w'Abayuda. Uwo mugabo mwicaranye witwa Hamani arashaka kutwica twese. Yakwije inzandiko, ndetse kwa Moridekayi ho yanahashinze urumambo kw'Abayuda bazicwa. Umwami yumva ngo umutwe uramuriye, asa n'usohoka hanze, agaruka asanga Hamani apfukamye ku bibero bya Esiteri. Birangira apfuye atavuze ikimugenza. Bakundwa mu mwami, ndashaka kubabwira ko ururimi rwawe niyo ntwaro ufite yagukiza kandi yanagukenesha. Turarebera hamwe imbaraga zo kuneshesha ururimi rwacu, imbaraga zo kuremesha ururimi rwacu, imbaraga zo gutsindisha ururimi rwacu, imbaraga zo gukirisha ururimi rwacu. Bene data bakundwa, ururimi ni ikaramu yandika ku bwonko. Iyo ukomeza kwatura ubukene, iyo karamu yitwa ururimi ikwandikira ubwo bukene ku bwonko, ukazaba mu ngaruka z'ubwo bukene. Niyo mpamvu Satani wa mbere ufite yaba ururimi rwawe. Imana ya mbere ufite yaba ururimi rwawe. Reka mbahe nk'urugero. Ubu nonaha ndamutse ngusuhuje nkakubwira ngo abantu bavuga ko nsambana 10, ni ukuvuga baba babaye 12. 10 barabivuga, nanjye mbisubiyemo, nawe mbibwiye, ubwo babaye 12. Ntuzongere kwikoma abantu uvuga ngo bavuga ko usambana, kuko nawe ubwawe urabivuga. Ururimi Yakobo yaravuze ngo ni akanyama gato, ariko kagereranwa n'agashashi k'umuriro ushobora guta mu ishyamba kakaritwika. Ikindi bakundwa, buriya impamvu abana baba baswa ku ishuri biterwa no kudakoresha ururimi basubiramo. Noneho nimba avuze umwana ntasubiremo, ubwonko bwe buzinga ubusa. Ariko iyo yasubiyemo, ubwonko bwe bumubikira ya nyuguti akaba arayifite. So rero ururimi rwawe rwagukenesha, ururimi rwawe rwaguhindura umutindi, ururimi rwawe rwakujyana gutura mu cyaro nyakariro kidaho n'ahandi. Ururimi rwawe rushobora kugutuza mu mujyi. Bitangira ubundi habaho isi ebyiri, habaho isi y'ibigaragara, hakaba n'isi y'ibitagaragara.
isi y'ibitagaragara niyo irema isi y'ibigaragara. yego Iyo si rero y'ibitagaragara password yayo ni ukwatura Yego. niko abaheburayo bavuga ibice 10 umurongo wa 20 ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko yadusezeranije ari yo kwizerwa. yego Inshuti mukundwa wungurikiye, ndagira ngo ukore, hari ibintu wabuze, hari ubukene ufite. yego Ndagira ngo rero wowe ubwawe wihubukire. Birababaje kuba nahanurira umuntu miliyoni 100, namara kuzihanura igihe kikazagera akabona ko mfite impano ikora ariko ngennye akampa 5. yego Niba nguhanuriye miliyoni 100 nge ndihanurira 200, Yego. kuko nta ruganda rutagira laboratoire. Laboratoire ishinze iki? Ni ukureba produit wakoze nimba ziri karite, kugira ngo wizere ko impano yawe ari nzima, itestingire ku byawe. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibyo rero ni akazi k'ururimi. Ururimi aka kanyama gato, Yego. aka kakwicisha, aka kagukiza, aka kagufungisha. Mboneyeho n'umwanya wo kubwira abadukurikiye, cyane cyane abavuga butumwa, bagenzi banjye, abapasiteri, abashumba, dukwiriye kuzajya tumenya n'ibyo tuvugira ku mbuga, kuko ijambo ushobora kurivuga ariko kuzarigarura bikananirana. So rero ijambo dusomye mwitangirira igice cya mbere ku murongo wa 2 havuze ngo isi yari itagira ishusho, yego yariho ubusa, yari empty, nta kintu cyari kiriho. Isi ubwayo, ndagira ngo urebe isi, nta nziriho, nta biti biriho, nta byatsi biriho, nta muntu uriho. Ibi byose impamvu ubona ifite ishusho, igize iyi shusho kubera ibiriho. yego Iki gihe rero isi yari empty, nta kintu cyari kiriho. Ni mwibaza uko yasaga. None ibi biriho byashyizweho nande? Ryari byashyizweho n'ururimi. yego Amen. Amen. Byashyizweho n'ururimi. Mu bintu byose bihenze ku isi, ikintu gihenze ni umuntu gusa, kuko umuntu Imana byasabye ko yambara bote, ikata urwondo, ibumba umuntu, imuhumekeramo n'umwuka w'ubugingo. Yego. Ariko ibindi byose Imana yakoresheje ururimi. Nihabeho. Uyu munsi rero ndashaka kuguhanurira, kandi nkwigisha no guhanurira ubuzima bwawe. Wowe ni wowe muhanuzi wawe. Ntabwo bigusaba gukomera ngo ubone gutangira, biragusaba gutangira ukabona gukomera. Amen. Amen. Ntabwo Imana igomba kubivugaho, ahubwo igomba kugira icyo ibikoraho. Umugambi w'Imana ni ugukizwa, ukize, ugakira ukijijwe. yego Amen. Amen. Ntabwo tugomba gukira mu by'umwuka gusa ngo umubiri dusigare dukennye. Yego. Never. Ntabwo ibyo ariko Imana ibishaka. Yego. Ibintu biriho byaremewe wowe. Amen. Ntabwo uriho kubw'amafaranga, amafaranga ariho ku bwawe. Nibyo. Ntabwo uriho kubw'inzu, inzu iriho ku bwawe. Hallelujah. Amen. Amen. Twebwe isibye n'ibiremwa dufite n'umuremyi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndagukangurira rero, koresha ururimi rwawe, wihanurire ubukire, wihanurire gukomera. Mboneyeho n'umwanya wo kukubwira, wiha agaciro amagambo abantu bakubwira. Yego. Iha agaciro ibyo wowe ubwawe uri kwibwira n'ibyo Imana iri kukubwira. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi bacibwa intege n'amagambo. Hari uko bamvuga, hari uko bantekereza. Uwo mwanya nge ntawe. Ndetse nubatse urwego ku buryo umpamagaye umbwira ko unshaka, nkubaza ibintu bitatu. Icyambere, ibyo nshakira mbifitemo inyungu. Kabiri, ntibinkomeretsa. Gatatu, urabyizeye neza. Hanyuma y'umbwenga abantu baramvuga, impamvu bamvuga n'eshatu. Iya mbere nuko bantinya. Yego. Iya kabiri, bakunzaho ndi ngo mpave bahage. Yego. Iya gatatu, barashaka ko twese tuhahomba. Hallelujah. No, ntabwo ngewe nzaba uwo ushaka ko mbawe. Ngewe nzaba uwo Imana ishaka ko mbawe, nanjye ubwanjye mbuwo nshaka ko mbawe. Amen. Amen. Ndagira ngo ngubwire inshuti mwene data, ururimi rwawe nibwo butunzi ufite. Ururimi rwawe nibwo bukire bwawe. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Icyo usabwa ni ukuruha orientation, ni ukurworienta uko rugomba gukora, ihuze n'amadolari, Hallelujah. ihuze n'amahera, ihuze n'indege, ihuze n'inzu, ihuze n'imodoka. Ntihariho. None se nimba hatariho nyine biragenda bite? Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya iravuze ngo isi yari idafite ishusho. Umwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Noneho nimwumve, isi nta kintu kiriho. None aya mazi ariho,
aba bantu bari ibi biti biriho ibi bintu bigaragara n'ibitagaragara biriho byashyizweho nani Imana yakoresheje ururimi. Amen. Imana ishimwe cyane. Matayo ibice 6 ku murongo wa 9 hari ijambo rivuga ngo nuko musenga muri muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Tugomba gukora ibisa n'ibyo mu ijuru bakora. Mu ijuru n'abatsinzi ugomba kuba umutsinzi. Mu ijuru bararema nawe ugomba kurema. Mu ijuru barazura ugomba kuzura nawe. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo, uhagarariye Imana ku isi. Uri hano ngo ugendeshe ibitagenda, uri hano ngo ukore ibyo abandi bananiwe, uri hano ngo wubake ibyasenyutse, uri hano ngo wubake igihugu, wubake itorero, wubake umuryango, wiyubake. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero witegereze undi uzaza kubikuvugira. Hoya witegereze undi. Wowe ni wo muyobozi wawe. Imana ishimwe cyane. Ni wo muyobozi wawe. Ndagira ngo wisobanukirwe. Buriya shitani mbere yuko guteza ubukene, icyambere shitani abanza guteza ubujiji. Ubujiji bukabyara ubukene. Ubukene bukabyara ibyaha. Ibyaha bikabyara kurimbuka. Ndagira ngo ngubwire rero isomo rigutsinda ntukaryigishe. Imana itugirire neza. Wowe urinde. Isi yari igafite ishusho, yariho ubusa busa, nta kintu cyari kiriho, yari empty. Ariko Imana ikoresha ururimi iratura. Nihabeho inzu, nihabeho ibiti, nihabeho inyoni, nihabeho ibisiga, nihabeho ibi byose mubona. Imana yabishyizeho ikoresheje ijambo. Nta nzu ufite, ntayo nyine, hari empty nk'uko isi yari iriho ubusa. Nta nzu ufite, ntayo nyine, ntayihari. None irajya yite, irashyirwaho ite. Nihabeho rero. Atura ijambo. Nta nzu yari ihari, nihabeho inzu. Nta modoka yari ihari, nihabeho imodoka. Abana ntibigaga, nihabeho kwiga. Nutabishyiraho nta wundi uri bubishyireho. Ni wowe. Ururimi rwawe nibwo bukira ufite. Bibiliya ivuga ko abantu bashobora kuyobora indege, abantu bagashobora kuyobora amato, abantu bagashobora kuyobora amamodoka. Ni ibintu binini ariko bakabiyobora. Uwo muntu ibyo arabishoboye kubiyobora, kubishyiraho no kubitegeka. Ariko ngo ikintu cyamunaniye ni ukuyobora ururimi. Ururimi nirwo rutangisha umugisha, tugahindukira akaba narwo tuvumisha. Niko Yakobo yanditse. Ururimi ngo mbese mu mpombo imwe mwitiye imwe y'amazi havamo amazi y'uburyo bubiri, hakavamo amazi y'umweru, hakavamo n'ay'umukara. Ibyo ntibyashoboka. Ni amazi amwe. Imana irashaka ko utoza ururimi rwawe, ngatoza ururimi rwanjye kurutoza kwatura ibintu by'umumaro, ibintu by'igiciro, ibintu by'icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Urarwaye, none niba urwaye urakira gute? Urakira ute? Uratura. Nihabeho ubuzima. Nta biryo bihari, bishyirisheho ururimi. Nihabeho ibiryo. Wabuze perime, nihabeho perime. Wabuze urushako, nihabeho urushako. Ibyo wowe ubwawe witegereza abandi. Wowe ubwawe atura kuko Umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara. Ikibi cye kukunesha ahubwo uneshesha ikibi icyiza. Ikibi kinesha umuntu uryara. Uvuze gusara inshuro 800 ukavuga kudasara 400. Gusara byanesheje kudasara, urasara. Uvuze gukena inshuro 1000 ukavuga gukira inshuro 500. Hadominye gukena, uzaba umukene. Ahubwo ndetse uzanamanuka uve ku bukene uba umutindi, umanuka ku butindi uba umuhanya. Nuko bizagenda. Atura kuko Umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara. Ndi umukire, nsenga inkire, sinzapfa nzarama. Imana ishimwe cyane. Dukoresha ururimi rwacu twatura. Hari abantu usanga bakoresha ururimi basebanya amatiku, amagambo. Nirwa mbibona kuri za YouTube.
hoya uri guta umwanya ufite akazi, hari ibibazo ugomba kurangiza, witakaza umwanya wawe ujya kuvuga ibitagira umumaro, ahubwo ufite akazi ko kwatura ubukire, kwatura gukomera, kwatura gushyirwa hejuru. Bana banjye n'abakire, igihugu cyanjye ndagikunda, ntawe uzakirwanya ngo agishobore. Tuyobowe n'umwami uri mu mugambi w'Imana. Ibyo aba ari byo dukomeza kwatura. Nzakomera, nziga, nzaminuza. Mu Rwanda n'ibyanga nzajya Tanzania, Tanzania n'ibyanga nzajya muri Amerika, Amerika n'ibya, kandi na hano ntabwo byakanga, byanze utese. Ntihariho, shyiraho nyine, nihabeho ubukire, nihabeho ubugingo, nihabeho gukomera. Bibiliya iravuga ngo kuko akanwa ariko umuntu yatuza akabarwaho gukiranuka, yakizeza umutima akaba umwana w'Imana. Umuntu yatuza akanwa akizeza umutima akabarwaho gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo watura, amagambo niyo watura ukatuza akanwa. Ukwiriye kwatura n'akanwa kawe witandukanya n'ubukene. Ukwiriye kwatura n'akanwa kawe witandukanya n'amadeni n'igisuzuguriro no gupfa. Sinzatambwaho igitambo, ntabwo nzarwara kanseri, ntabwo nzarwara sida, ntabwo nzarwara diyabete. Abadayimoni ntibazanshobora. Kubwira abadayimoni kukaze, kubwira isi kukaze, kubwira abaguca intege ko wowe, haleluya, hasi yo hasi ntahahari, ahubwo hari hejuru yo hejuru. Ntabwo uzasubira mu cyaro, ntabwo uzasubira guhingiriza. Nzaba umukire, nzakomera, nzubaka amazu, nzubaka urugo, nzabyara abana b'umugisha. Abana banjye ni umugisha. Kubyatuza akanwa buri munsi, buri munota, buri saha. Atura. Ibyo bitagenda bigendeshe. Ahari uri mu bucuruzi, kora kuri iyo myenda, watuza akanwa. Wa myenda we, nguhaye ubwiza, umuntu uzakubona wese azakugura. Ufite ibintu muri stock byanze kugurwa, genda wature. Injira muri stock, nta biryo bihari. Niba bidahari, atuza ijambo, nihabeho ibiryo. Bibiliya iravuga ngo kiriya gihe cy'Isamariya bagotwa, ubwo ndanashoje, hari ikibazo gikomeye, ibiryo byari byarabuze. Ariko umukozi w'Imana witwa Elisa yatuza akanwa. Ejo ku irembo ry'Isamariya nk'iki gihe, indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe. None ngo umuntu kugisonga umwami yegamiraga ngo kiramureba kirabanga ibyo uvuze se ngo byashoboka. Arakibwira tumva we, uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabirya. Bwarakeye Imana ica mu midido y'ababembe, ibiryo biraboneka. Uwaguraga n'uwagurishaga bose bahinduka abagurisha. Biburu bigura. Ni ijambo yatuje. Nimuvuge ngo amen. Urashaka gukira, atura ubukire. Urashaka amadolari, ubusa buhamagara ubusa, amadolari ahamagara amadolari, amanyarwanda ahamagara amanyarwanda, amahera ahamagara amahero, amapawundi ahamagara amapawundi. Uri kubyumva? Ururimi rwawe nirwo rubirema. Nihabeho rero, ntihariho agakiza, nihabeho agakiza. Ntihariho imyambaro, nihabeho imyambaro. Ntihariho ibyo kurya, nihabeho ibyo kurya. Ntihariho kwiga, nihabeho kwiga. Ntihariho ubwenge, nihabeho ubwenge. Ntihariho icyongereza, nihabeho icyongereza. Ntiwavugaga igifaransa, nihabeho kuvuga igifaransa. Wari waratawe, nihabeho gutoragurwa. Wari datawe, wowe atuza akanwa nta bindi. Ubukire bwawe ni ururimi rwawe. Rukoreshe watura. Rukore. Nkunda izicano cyane bakozi b'Imana. Mbora nkurikira ibiganiro byanyu biri smart. Nta bintu by'amatiku bica kuri cano za. Nta bintu byo gusebanya bica kuri. Ubundi abantu birirwa basebanya babu. Wowe uri kumara umwanya wawe ukoresha urema. Rema indege, rema imodoka, rema ibiryo, rema kugenda. Amaguru yawe yahanurire, yabwire tuhere none aho amaguru we. Haleluya. Ugiye kugenda, ugiye kurira. Kandi uninyuze ni Kanombe, ugure cappuccino, umenya aho uzategera. Imana nibivuze imodoka jya mu Kagera, ukoreshe poroforoma. Nta bindi, kuba hafi y'iby'Imana ivuga. Imana ishirwe hejuru. Nuko bakira, nuko bakomera. Ubukire buraza kandi bukagenda. Nimuvuge ngo amen. Ariko ikidashira ni kwatura, kwizera. Isi yari iriho ubusa. Imana iravuga ngo nihabeho. Byabayeho ntibyabaye. Icyo Imana yavuze cyabayeho. Nihabeho umucyo ubaho. Nihabeho uko rero ijambo ryavuze ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Urahari kugira ngo haleluya,
ukore copy paste ukora ibisa n'ibyo mu ijuru bakora. Mu ijuru nabatsinze, mu ijuru baratura, mu ijuru bashyiraho. Isi y'ibitagaragara ni nini, irema isi y'ibigaragara. Rero imodoka ntabwo igaragara. Niba itagaragara rero yivane teori ishire pratique yature. Nimuvuge ngo ame umwese mutwita amamodoka muyabyare mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Mutwise ingendo nimuzibyara mu izina rya Yesu. Uri kubyumva neza? Ubu iyi si cano turiho, iyi ntabwo ari cano, cyari igitekerezo. Wowe ucyambika umubiri iba cano. Iyi sinzu cyari igitekerezo, nyiracyo cyambika umubiri. Wabyumvise? Ibintu byose bigomba guhera mu bitekerezo. Ubirema ubukira bwawe ni buhere hano. Nta muntu ungana nundi, n'impanga ntizingana. Umuntu angana nuko atekereza. Iyo umutwe utekereje naba amaguru araruha. Amen. Umutwe wawe nube strong, nuburimwe ibintu. Tanga ubuzima, tanga imibereho, tanga bishyireho. Uwo ni wowe nta wundi. Imana ibaha umugisha. Isi yari iriho ubusa, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga ngo nihabeho. Koresha ururimi rwawe urema. Jya muri stoke ureme mu ibiryo. Jya mu kazi kawe ureme. Jya ku ntebe uyireme. Hari abakurwanyiriza ku ntebe, genda uvuge ngo wantebe. Hari abo ubona bashaka kuyambika amapine ngo iguruke. Hoya genda ubwire ngo ngushyize hasi. Genda ubireme. Genda ubireme nuko abantu bakira, nuko bakomera. Nta bindi. Nukwatura. Ndi umukire, ntabwo nzakena, ntabwo nzapfa, abarozi ntibazanshobora, nzagura indege, nzagura imodoka, abana banjye baziga, nzavuga icyongereza, nzavuga igifaransa. Ukuri kubivuga ni ubukire. Wowe uri bank, uri muri ibitsamo. Ejo bundi uzarotira. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza kugenda tuganira kenshi, ariko inshuti mwene data tudukurikiye, koresha kanwa wature. Twari ku ijambo imbaraga zo kuneshesha ururimi rwacu, imbaraga zo gutsindisha ururimi rwacu. Imana ibaha umugisha. Ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ry'ubuhanuzi niryo. Uwiteka aguha umugisha. Reka tubasengere. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, mu izina rya Yesu mbesheje umugisha umuntu wese wumvisha ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu. Udakijijwe yatura agakiza kandi akizwe. Umukene none amuvanye mu bukene mushyize mu bukire. Ufite iterabwoba ry'abazimu ndivanyeho. Ndemye ngo nagubwe neza. Mpanuriye igihugu kuko umwami Imana izagitabara, nicyo gituma kitazamwara. Mpanuriye ubutaka kugira ngo bubonekamo zahabu, diyama, mercure rouge, bubonekamo peteroli mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ravuga ngo yohereza ijambo rye bikaremwa. Ibyo kurya n'ibyo kunywa ndabiremye mu izina rya Yesu. Uyu urwaye ntiyakire gukira, uyu ukennye nakire mu izina rya Yesu. Uyu wabuze kwiga musubije ku ishuri, uyu wananiwe gutwita natwite, uyu wambaye ubusa niyambare. Ibyo ndabiremye mu butware ubyara ububasha bukabyara ubushobozi. Ndagushimiye ku muntu wese uri bwumva ubutuma akabusharinga mugenzi we, agabana umugisha natwe. Ndagushimiye kuko ubyumvise, kandi iyi televiziyo ndayisengeye kugira ngo ihabwe umugisha mu izina rya Yesu, kuko inyuraho ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ndagushimiye kuko ubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Birashobora kuba ufite icyifuzo, igitekerezo. Reka nguhe nomero ukeneye gusengerwa, ukeneye n'ibindi wakenera ko twagufasha. Waduhamagara ku 82 0782 30 15 81 0782 30 15 81. My God bless you.